Nzarubara Korogaje dukundana kubera icyo wavuze kuri Serumugore yo yagusubiza igihe tangaza makuru kiwe kikabigira byacitse kandi waravuze ko bishoboka ko yarishyuwe Ngore yo nta nubwo abihamije. Oya ibyo kuba rero yarishyuye ibyo kuba Serumugo yarishyuwe niba bishidikanya bazajye kubiregera, bashobora kujya kubiregera ku kazi, bashobora kujya kubiregera muri RMC, bashobora kujya kubiregera muri leta mu butabera. Kuba yarishyuwe ibyo byo iyo mikino y'abana yo keretse umuntu utazi umupira. Wowe koresha inyurabwenge tuganire nk'umuntu mukuru. Ekipe ifite umukinnyi nka Serumugo, Serumugo ni umukinnyi ufite kontra muri Rayon. Serumugo akinnye match ya APR abanjemo, Serumugo akinnye match ya Al Hilal abanjemo. Muri media hari radio isivuga ngo Serumugo ari gutsindisha Rayon, ngo yagiye gusesa amasezerano nawe mbere yuko biba. None se ndabaza ikibazo, ko ari Gero yakinaga idafite abakinnyi 18 bajya kuri feuille de match, donc ifite abakinnyi bake. Oga Munezero wagutase nk'ahantu yabagufashije cyane, akaba ari akantu keza cyane. So niba abakinnyi bagiye mu kibuga batuzuye 18, bakajya mu kibuga bagakina umupira ufite abakinnyi bake, ni gute ushobora kuvuga ngo umukinnyi ndamurekurira ubuntu afite amasezerano? Ndabaza ibintu bitatu. Umukinnyi ari kurwa kubera ibintu bitatu. Reka duhere ku cyambere. Chabarara yari yaguzwe muri Musanze miliyoni 22. Serumugo ajya gukina match ya Al Hilal bivuga ko yari afite release letter. Kuba afite release letter, ibyo ni ibintu byagaragaye ko yavuye muri match ahita ajya kuri airport gutega indege. Bivuga ngo yasohotse muri match ya Al Hilal ahita ajya gutega indege. Bivuze ngo umuntu yagiye gutega indege, ntago indege bayitega nka bisi. Bivuga ngo deja yari abookings, ni ibintu yamenye mbere. Bashesha amasezerano nkuko babivuga, bamuha release letter, akina match ya Hilal, akisoza ahita ajya ku kibuga cy'indege, ahita ajya muri Sudan. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ko yari afite amasezerano agiye kujya muri Sudani, kontra yasheshwe kubera iki? Ese niwe waje kubasaba ngo duseze kontra? For what? Like for what? Ko yabanzaga mose arasesa kontra ngo bigende bite? Kuko umuntu asaba gusohoka mu kazi ari uko akazi katamuryoheye, ariko yarakinaga, yakinnye match ya APR abanzamo niye Hilal. Icya kabiri, ni rero yamusabye ko basesa amasezerano. Niba rero yaramusabye ko basesa amasezerano, yabimusabye ishingiye kuki? Ko yari ibizi neza ko igiye kujya ku isoko ikajya kugura undi mukinnyi. Yaguze Obedi, Rayon Sport yagiye kugura abadefenseri, yagiye gukura abakinnyi bandi hanze, ijya gusezerera uwo yari ifite, idafite amafaranga yo kujya kuzana abandi bakinnyi. Mwe ko ari abakinnyi baje muri Rayon Sport itaguze ko ariko idafite amafaranga, ahubwo yagiye izana kubera amasezerano y'amezi 6 bakamukubita salary nini, nuko baje aba benshi muri bo nta mafaranga ya recruitment yari ifite. Waba udafite amafaranga yo recruita ukaririzinga umukinnyi wawe, musobanurire. Waba udafite amafaranga uri gushaka abakinnyi ntufite 18 buzuye, uri kujya gushaka abandi kubera ibibazo wagize, nubwo ufite ukamurekura ngo kubwumvikana agifite amasezerano yawe, umukinnyi wanzamo kapiteni, ntago bishoboka. Rero iyo mikino urya ikinwa yo kuvuga ngo yahawe release letter kugira ngo agende ajye muri Sudan, ngo nagera muri Sudan ngo bazavuge ngo yagendeye ubuntu, hanyuma ngo umukinnyi ngo bahite bavuga ngo nta faranga baduhaye. Oya, niba wumva babaye igenda ubiregere ku kazi. Ko tuvuga ibintu bifite fact bizwi, umuntu wese ufite ubwenge yumva. Umukinnyi utagize ikibazo
utavuze ngo yagize case ya indiscipline ngo soit yakoze amafote lourde, wenda urabona nka biriya byabaye kuri uyu mudefenseur Aimable yagira ikibazo na Rayon Sport, kirumvikana bimaze kuba barashwana na perezida, umukinnyi amara ukwezi, amara amezi 2 hadakina kandi agomba guhembwa. Ikipe iravuga ati turi muri Rose, naguma hano ntitumurekure turahendwa, tuzakomeza kumuhemba kandi dukomeza kumuhemba tuzisanga biduhendera ubusa. Niba biduhendera ubusa rero twakora iki? Hakugira ngo biduhendera ubusa, reka tumuririzinde, yakoze icyo bita amakosa. None umukinnyi utakoze ikosa wakinaga match ya Hilal, wumve ko match yarangiye nk'aya masaha ahita yurira indege ajya muri Sudan, ngo twatandukanye, ngo duhanye uburenganzira ngo bwo gusesa amasezerano. Iyo mikino. None ikindi, ibintu byaravuzwe, Jarike yarabivuze, Ngabo yarabivuze, Ephraim yarabivuze. Uti rero byagenze gute? Ufatiranye timing itari nayo y'amafuti, ugiye gusohora itangazo ry'uko mushimira Ngabo, ugiye ko bakugiye gushimira Ngabo, ariko byaba byiza dushatse ikintu gituma ibi bintu bya Ngabo bitaza kuvugwa cyane, kuko byari byateje urusaku mbere. Batereka dushaka ibintu duhita tuzana, dushaka undi muntu duhita nawe dukubitamo, ati turangiza tuhite duhisha ibyo bintu bya Ngabo, ntihagire no komeza kubivugaho, duhindure donc yaho intambara yariri, tuyikura iburyo tuyerekeze ibumoso. Ese niyo mikino ni mikino ki? Niyo mikino Gatete turagufasha rwose, ntago tukuri muvinga gusa. Gatete 250 tukurya ka bloke tukakohereza ibishanga tukikomereza ikiganiro. So ibyo rero bagiye kubikora babikora nabi, barabanza babihereza Goregore abirekura mbere y'ikipe, nyuma ikipe irabirekura, byabanjwe kurekurwa na Goregore. None se niba hakana ko atashakaga kwirukanisha Ngabo, Goregore yakuyeho itangazo ry'ikipe ari postinga mbere yuko Ngabo ari posta, mbere yuko ikipe iri postinga. Aho tubiganireho ubu tugeze saa 12:45. Reka ntanga urugero, nde ku ikintu cya Rayon Sport, itangazo rya Rayon Sport ndirekuye, harirekura mbere, harirekura saa 11:45, ureye ikaritanga saa 1. Hari ubwo iryo tangazo ryangezeho gute ko ntari muri Rayon, ko ndakora muri communication ya Rayon, ryanjeho gute? Itangazo ryanditse apana kuvuga ngo zandane ngo hari amakuru ndi kumva avuga ko oya, ngo mfite itangazo rya Rayon ndirekuye saa 12:45 hano kuri page yanjye. Noneho Rayon irirekuye nyuma y'iminota 5. Yego nuwo ngo nari postinze mbere y'ikipe. So rero Goregore ni kuri yameze, nge twarabanye ndamuzi, nta gishya nyine urumva. Ariko agira utuntu buriya twudusazi, yari isaza gacumba, iyo umukanzano gatoya ajya mu mwanya we. Nawe ngo ni bya bishyimbo bizamurwa n'amazi, kwa kunda amazi aba ari kubira akazamukana n'ibishyimbo, umuriro uri gutwika munsi, iyo bya bishyimbo bimanutse bita bituza. Noneho aho Goregore aba yari umuntu umuswa cyane, agahita avuga ngo bahakinze Twitter ngo ariko reka sibeho ibintu. Ese urasiba ibintu gute kandi baguhakinze? Iyo page bayihakinze, none se wayaccessinga gute bayihakinze? Ikintu baguhakinze, reka tuvuge bamuhakinze ubwo bantwaye page yanjye, ntabwo mfite ukuntu na accessinga. Ese ko nakuntu na accessinga biraza kugenda gute? None se ubwo ni gute nasiba ibintu biri kuri page yanjye kandi bayihakinze? So ibyo rero Goregore akora ni ibintu by'amafuti birahanga. Ariko ni umuntu nzi, ni umuntu nzi neza, nta gishya, nta gishya. Gusa nyine turiya dukino arabizi,
niyo mpamvu uri ibintu byose yisazamo agira ahantu agarukira. Yari isaza akavuga ngo banyisibi bakwisibi hese. Wagiye kubiregera se niba wumva wariswe? Wo muntu yakwita ibintu temera ntujye kubiregera ajya kurega. Genda urege uvuge ati ngiye umuntu yari amarabitse yanyisibi genda urege. Si ibyo bintu rero. Ahubwo tuvuze dushatse kuvuga ibya goregore neza nibwo byaba ari ikibazo. Tubireka tubishaka gusa kugira ngo turamureka. Ariko nakomeza buri ibintu byinshi tubikorera kubaha institution dukorera abayobozi batuyobora mu bintu byinshi bitandukanye, ukavuga uti ko yuko hari icyubahiro mbagomba bo nkabo, reka mbyihorere, ukagira ibintu tuzamo nyine. Ariko nyine urumva yabaze ahita nge ntabwo niza ahita abantu mwiza ahita baguhakinze wako accessing account yawe musobanurire. Baguhakinze wako accessing account bahakinze yawe ntabwo mbizi mumbwire. Ntabwo bavuga ngo ngo bampakinze ngo bashyizeho ibintu nkuko najya kubona nkabona hari nk'ikintu kuri page yanjye ntazi yo cyaturutse. Harya bampakinze hari ikintu ntashyizeho, donc bampakinze bagishyiraho, harya ubwo nagikuraho? So rero kwa yuko turi abakristo ari ibintu nyine ureka. Ariko ikiza nuko atari ngenge nyine ni ibintu bimaze kuba nyine n'abantu bagenda bagatuka BNB kugeza ubwo Kastari yihanangiriza kuri mikro. Kastari amara kwihanangiriza akisabisha imbabazi ngo tuzategure match ya gishuti, bikava mu nzira, bakataka Jarike bakamuvaho bakajya kuri Ngabo, bakamuvaho bakajya kuri Leonidas, bakamuvaho bakavuga Mutangazaje, bakajya kuri Faustin. Mbese nyine ewe umva no kumira twarumiwe nyine. Ariko ntabwo ari ngombwa yuko nk'umuntu w'umukristo hari ibintu ureba nyine ukabireka. Iyo bikabije ushobora kugira ikintu gito bivugaho kugira ngo bive mu nzira. Ariko goregore n'uriya goregore ni umuntu ngenzi goregore ni umuntu nafashe ari aho nta kintu afite, nta muntu muzi, ari dusabira akazi mu bayobozi araza arirukanwa, abantu basaba imbabazi aragaruka, abantu bajyana muri za kampani zamamaza bashyiramo arongera kora ibyo yagiye akora kuri ba ministre, agira ibyo yagize byose muri biriya nyine bituma mwita goregore, biriya byo byabo by'inyuma babamo bakoresha inyuma, bakora ibyo bakora nyine byose nuko n'uwo goregore ntaso ntago wabijyamo cyane, uhitamo nyine akabije. Nge manateguje arabizi. I will disclose everything. I will disclose everything. I will disclose everything. Guhera ku bwa mbere avaho yavuye ku kazi kugera bwa kabiri hava icyabaye mfungwa, ibyo yanditse mwarabibonye. Yarazi ko nzahiramo ndagaruka, arakomeza ndihanangiriza, ndasaba, ndavuga please stop. Ntuma w'abantu bakorana ndababwira sinshaka ibyo bintu, urumva. So ari ukuntu rero umuntu agenda ukabona yakabije, rimwe ukaba wamusubiza kugira ngo tuze.
akagoregoresha ni nk'umubu nyine urabona wa mubu cyangwa isazi ugira gutya na goregore rero buriya kugira ngo anumve biragoye nyine ni umuntu ugoye tu uramwihorera nyine sometimes bisaba kumureka nyine bisaba kumureka ariko Oya Skylord yavuze ati Rugaju it's the first I see you I'm seeing you annoying ntabwo ari cyo kuba annoyed nyine urumva hari ibintu byinshi ubona nyine ukabona ariko buriya nanone ukuntu ibintu biteye iyo ibintu bisakuje nibwo bikemuka urumva ndatekereza ko wenda n'ubutaha n'ubundi bizagenda bigabanuka akomeza nyine kubikora tuzidefanda kuko hagushaka kwemera ko umuntu ajyaho bikaba ibibazo bingana uko bimeze ariko nyine reka tubireke ari abantu nyine ubaho umva ari ikibazo kabisa pompomeri inyuma muri background hirya reka tubireke reka tubyihorere nta mpamvu ya umva ntangabo n'umuntu bigirira amahoro bajarike n'abantu bigirira amahoro hano ni dasiko yemereye umuntu niba afite ikibazo kumva ko wamutuka nyine ntabwo watwa abanyamakuru bose ngo bikunda ntabwo wabishobora kwizera ntabwo tumwita goregore ntabwo ari twe twabimwise ni abantu babimwise nise urabinshyiraho gute kweri bifite impamvu yabyo bafite aho babikuye bifite nyine n'ibijyanye n'uko yimereye none se niba ariko bamwita kubera ko yitwaye n'ibyo akora n'uko ameze uragira ngo mbigenze sinjye wabizanye uranziza ubusa kabisa nzagira igihe cyo kubisobanura niyongera ubu mbaye mwihoreye nta kintu kinini nshaka kongera kumuvugaho ariko nyine iyo mikino ntabwo njye nzayemera ati Sylvestre banza itari bakoresha mwese ati banza ari atari umurwa oya itose bwo yakoresha abantu bose ntabwo abakoresha bose ni kimwe Keditesi ati Rugaju njyewe rero madawanjye reka kujandika amatiku oya humura nshuti yanjye abafana banjye bari royo hari ikintu nshaka kubabwira
ntabwo reka nanjye n'igitangazamakuru